n'umwe wemerewe kuba ataragera mu rugo. Bityo rero ibikorwa byose by'ubucuruzi na serivisi bigomba kuba bifunze guhera saa 11 z'umugoroba. Saa 11 z'umugoroba zirenzeho umunota umwe, ariko utuvugana nta hantu na hamwe hakinguye, nta hantu na hamwe hakinguye rwose, nta kantu na kamwe washaka ngo ubone. Sinzi ahubwo ukuntu ndi bubigenze. Nari nje nirukanka ngira ngo ndebe ko hari ikintu nabona shwi. Cyakora hano ndabona batari barwegekaho neza. Reka mbabaze mwama amavuta yo kwisiga. Ndashaka Nivea yo kwisiga. Nivea indi ya ngo niba ari collection, niba ari iki ikunda kwisigwa n'abantu nyine baretse mukorogo. Oya sha, iyo niyo ngurana nihwanye n'ubushobozi bwanjye. Turebe iyo ugurisha ute 5 sheri waba umpenze nyigura binantu hose. Make ni 500. Bine ntabwo yafata kurangura hejuru ya bine izindi niko zirango ukafunga ubu nyine kwa kari we wenyine ngo reka ufunge. Oya none kugaruka ejo byampenda yazane mwishyure. Oya isabune nkarabantu muga zisanzwe basanzwe sentoro igihumbi isabune y'Icyatanu. Reka Imana yaranduwe ntabwo nkijya muri ibyo bintu bihenze. Nkaraba isabune y'amafaranga 250. Iyo mfite amafaranga ahagije ndagenda nkagura nk'akaduzeni cyangwa nkagura. Umva wikwiri kuzana ibyo by'amasabune rwose inshuti yanjye, akira ahubwo ngarurira ayangeza mu rugo. Urandiyundiye senyisa ntacyo nibereho. ano mavuta n'ukuri nyagura bine ntabwo, ariko se ko baba bakinze hakiri kare saa 12 zitari zagera. Umva ubu si saa 11 ko mwamaze gukinga bimeze bite? Reka ubundi wagombaga kumpa igihumbi kuko nawe nyine bari nyine bigenze neza nuko mubahera. kandi iriya ntebe yo kwa karemera irajya mu gikoni. Aya mavuta n'ayandi akagahimira nako sawa. Murakoze. Urumva ko nta n'umuntu wanagusubiza akakubwira impamvu bamaze gukinga kandi akiri saa 11. Turacyarimo kugenda tureba ibyari byo. Ni ikibazo saa 11 izuba no kuri riracyava, ariko abantu bafuye. Ahantu hose bamaze gukinga tayari. Hano turi kuri quartier commercial. Nawe urabibona ko nta hamwe hagikinguye, ahantu hose harakinze. Kuzunguza bisigaye byemeye none. Nawe ari kwishakira ibirayi, reka ne kumuraburiza nkuko nanjye umunsi umwe bizanga ngahita mfata ku dushati mfite mu rugo nkajya nza nkazunguza hano. Ndamenya ko ntukuye mu kabati aho kugira ngo bikomere. Ibikorwa byose bigomba kuba bihinze. Guhera saa 1 z'umugoroba nta muntu n'umwe wemerewe kuba ataragera mu rugo. Bityo rero ibikorwa byose by'ubucuruzi na serivisi bigomba kuba bifunze guhera saa 11 z'umugoroba. Tubisubiremo, ibikorwa byose by'ubucuruzi na serivisi bigomba kuba bifunze guhera saa 11 z'umugoroba, kandi saa 9 buri wese agomba kuba yageze iwe mu rugo. Utuvugana mvuye muri salo, abakozi bo muri salo bararimo kuvuga bati rwose nta kigenda, nta hantu ho kurira hahari, abantu bagiye kuzagwa umudari. Mu mujyi nyine usanga umuntu arahanutse yikubise hasi kubera ko nta hantu ho kurira. Ibintu byose ngo ni tekawe,
resitora yakoreshaga abantu 10 biba ngombwa ko isigarana abantu 3 niho narindi hari kwa Rubangura usibye ko ntabigiyemo cyane ariko numva ni ikibazo. Amateka tugaragariza ko abantu bagiye bubaka ibintu bihambaye, bubatse za piramide babyubatse kuko bariye, kuko babashije kubona ibyo kurya kandi bihagije, imitsima y'ingano, ibiryo bifatika abantu bakarya bagashira inzara bagakora. None rero hano twebwe abantu ni ukwirirwa bagenda n'umugabo udashaka kubona n'icyo ushyira abana. Ubwo sinzi amaherezo. Hano tugeze ni ku isoko rya Nyarugenge. Pardon, ntabwo naberekaga uko bimeze. Aha ni ku isoko rya Nyarugenge hose. Ngubu tuvugana abantu bose barimo kwihuta ngo batahe, buri wese ari kwihuta ngo atahe. Nta hantu na hamwe wabona akantu gakinguye. Umugozi wo kwanikaho imyenda ntawe ugutwara wumva, urugira ngo ni umukozi witwara se. Twa tugozi banikaho imyenda tw'udutsinga se kagura angahe? Hari umunini metero 50 kuri 3500, hari n'ugura 2 hari n'ugura 500. Magana 2 muraduhenda. Mwanje kujya mututugurisha 5 kamwe. Ngubu udupfukamunwa 3 ni 5. Ise makeya desa baguhakamo. Tumwe batwita ngo ni chirurgicale, ni ukuntu batwita. Reka ndebe akaduka njya nguraho udusenda bawoyi ko nako kakinze, bahita muri Kime. Mbese koko kubona Kime nayo yakinze. Ese buri muntu aba yabashije kubona aguhaha ibyo akeneye? Ni ikibazo gikomeye. Kinga saa 11 ngo abantu saa 1 bageze mu rugo, hari wenda ari nabwo akibona iryo faranga, hari n'uwari buze kugeraho nyuma y'iyo saa 1. Muri karitsiye hose ubwo haraba hamaze gukinga. Ni ikibazo. Umumotari ahantu yagutwariraga 500 ahita guca 1000 cyihuse, hakwiyongeraho 30 agahita guca 5. Ushize natahiye 2. Ni ukuri kw'Imana kuva hagati mu mujyi kugera hano Kimihurura baciye 2 da. Reba ndavuga ntabwo nabasha kugenda n'amaguru. Saa 12 zari zangeranye, ubwo nyine ibi 2 biba biragiye nyine. Ubwo muri make 5 mandagihombe. Ndavuga nibwo sinzongera gutindikanya mu mujyi. Zajya mpfa kubona ko bavuze bati saa 11 ziragera mpite nkandagira. Nta bintu byinshi, nta gutegereza ngo reka mbe ngira gutya cyangwa mbe fata kariya ngo cyampuye n'umuntu turimo turaganira. Wapi ubuganira n'umuntu iminota 30 ukabuhombye 5 cyihuse. No agapfukamunwa rwose ni ibintu byo kwishimirwa. Noneho bari kukubwira bati desa agapfukamunwa, ariko mbere byabaga ari 5 ta n'igihumbi aha make. Bigenda bimanuka. Haraho niyo kagura 5. Naratambutse ko cyara mu gacinjiro kaba kamvuye ku mazuru gatakara mu bisogororo, mbona nta yandi mahitamo nyine ndakomeza ndanegosiya. Twa tundi twabaga tudoza nyine, n'ubu nabwo turahari. Icyo gihe 5 narakishyuye nyine, imibare nari najyanye birapfuye rwose. Ni ukuzareba ukuntu niba bishoboka, nyamuneka niba mutureberera rwose nyakubahwa abayobozi, umuntu wageze mu mujyi saa 1 nyine biremewe kuba saa 1 yahageze.
saa 11 akaba atashye, mbere yarataga hagati ya saa 2 na saa 3 saa 4 se. Murumva ko ikintu kijyanye n'umusoro kizagorana mu by'ukuri, tuvugishije ukuri, tubwizanyije ukuri nk'abantu bashaka kubwizanya ukuri, atari bya bindi uvuga bagahita bakubwira yuko ibyo urimo kuvuga ari amahomvu. Tugerageje donc kumvana, donc buri muntu akumva mugenzi we, kandi buri muntu akishyira mu mwanya wa mugenzi we, buri muntu akaba donc ukishyira mu nkweto za mugenzi wawe. Wenda naboneraho no kubwira abantu abanyarwanda, mwakwihanganye kweri mukiga kuzinduka. Ubwo simbwira abacuruzi gusa, ndabwira n'abaguzi, kuko mbere wasangaga umujyi ukingura nka saa 3 saa 4, ariko nibura bizeye ko baza gukora amasaha y'ijoro. None ubu nabwo umucuruzi arazinduka agafungura iduka saa 1, ariko agategereza abaguzi agaheba. Yategereje abaguzi rero agaheba, ni gare ahandi ni downtown. Yategereje abaguzi akababura mu by'ukuri, kandi yaje ari bashaka. Abaguzi ba mbere bagatangira kugera mu kugura mu masaha, bagatangira kugura hagati ya saa 6 na saa 7 saa 8 saa 11 akaba arakinze. Urumva ni ikibazo. Kanze mbaze motari amafaranga njyanira wumve ibyo ambwira. Mota uranjanira ngahe Kimihurura hari hafi ya Top Seke n'urugero 800. Nahise ko kumanywa bari 500, ayo 300 agiriye hiki? Abo mezi mota wanjanye se muranjanira ngahe Kimironko kwa Mushimira icyatanu. Iyo minsi sanze se najya kagendera igihumbi. Igihumbi ni kuri gare, kuva kuri gare ujya kwa Mushimira baye 500. Waba umpenze akanya gushaka bisi. Wabumvise mugire icyatatu, ariko wowe ntuhenda ugereranyije n'uriyara ushaka kunjyanira Kimihurura 800. Wabumvise ibiciro bahita babyongera, tabongeraho akantu. Nubwo no kuvuga ngo ahantu hagenderaga 5 bahita bakubitaho turuwasi, ahantu hagenderaga 1000 bagahita bashyiraho 500. Birajya kugeza saa 1 ahantu hose, ahantu hatashye. Dore imirongo muri gare, sinzi niba mubasha kuhabona, ariko ngize gutya wabibona ko igaragara.